Haleluya. Reka dushimire Imana cyane urukundo rwayo rwinshi. Reka dutekereze yuko ari iby'agaciro ko Imana iduhaye aka kanya katari karekare, ariko kandi nzi neza yuko katari na kagufi ku mugambi w'Imana ku gakiza kacu, kuko Imana yagerageje gutanga ibigereranyo by'uburyo ijambo ryayo ritagombera igihe ryavuzwe cyangwa se ubwinshi bwaryo kugira ngo rikore umurimo Imana yifuza ko rikora mu muntu. Ibyo yabivuze neza igereranya ubwami bwayo, uburyo bukurira mu muntu ibugereranyije n'akantu gato cyane kitwa akabuto ka sinapi. Ijambo ry'Imana ritugaragariza yuko ubwami bw'Imana bugereranywa n'akabuto ka sinapi gato cyane, ijisho ry'umuntu rishobora no kutitegereza igihe utakegereye, ariko ako kabuto gatererwa mu butaka, katererwa mu butaka kakabora, kamara kubora kakazavamo igiti ndetse kagakura kagahinduka igiti cy'inganzamarumbo. Icyo ni ikiranyo cyiza cyane, kandi muribuka n'umugani w'umusemburo washyizwe mu marobe angahe? Amarobe 3. Rigaragaza neza uburyo ijambo ry'Imana cyangwa se ubwami bw'Imana uburyo bukura mu mutima w'umuntu ntabwo bishingiye ku kuba byahereye ku bintu bidasanzwe byinshi cyane, ahubwo bishingiye ku kuba utuntu duke cyane ko mu mahame y'ijambo ry'Imana umuntu yumvise, utwo tuntu agenda duhereza agaciro. Buriya ntabwo umuntu Imana yemera mu rugendo rwa gikristo, ntabwo kwemerwa ko umuntu bishingiye ku bumenyi afite mu bintu by'Imana. Oya, ntibishingiye ku nshingano afite mu murimo w'Imana, ntibishingiye ku bumenyi bwinshi umuntu afite mu murimo w'Imana, bishingiye ku buryo gusa utuntu duke adushyira mu bikorwa, arwana intambara nziza yo kugira gute, yo kutugenderamo. Mu maso y'Imana uyu muntu ni umukiranutsi. Buriya ijambo ry'Imana rivuze ngo mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru ageze gute, akiranutse. Hari igihe abantu bajya batekereza ririya somo bagatekereza yuko ubwo iryo somo riri gusaba abantu bose kugira imico iri ku rwego rw'iya Yesu. None umuntu agatekereza yuko ubwo kuba kiranutse nk'uko data mu ijuru akiranutse ngaruka azaba ageze ku kigero cy'imico yande ya Kristo. Nibyo koko Imana irifuza ko n'icyo kigero tukigeraho mbere ko Kristo ava ku ntebe y'imbabazi, ku bantu bose bazaba ari bazima. Kristo azava ku ntebe y'imbabazi bageze kuri urwo rwego, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo bagomba guhagarara imbere y'Imana. Kristo akiva ku ntebe y'imbabazi abantu bazaba bakiriho n'abantu, umuntu wese ngo azabasha kwihagararira imbere y'Imana. Yesu yavuye imbere hagati ye n'Imana. Mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze barangije barandika amagambo akomeye ku ipaji ya 78. Nabonye yuko abantu benshi ni bake, kandi ubwo reka mbabwire ibyo bintu ni ukuri. Nabonye yuko abantu benshi cyane batazi ubusobanuro bw'iryo jambo ngo guhagarara imbere y'Imana nta muguzi uhari. Kandi ibyo bisobanuye iki? Iyi saha tuvugana nta muntu ushobora guhagarara imbere y'amaso y'Imana Yesu Kristo adahari. Ubwiza bw'Imana bwamukongora kuko turacyafite amahumane. Kugira ngo ubungubu Imana ibashe kutureba, iturebera muri Kristo Yesu. Kristo aba hagati yacu n'Imana. Ariko ibazaho Kristo navuga ngo birarangiye, abantu bazaba bari ku isi b'abakiranutsi bazaba basabwa kuba bashobora guhagarara imbere y'Imana nta buzi.
ibyo bintu bisobanuye iki? Baranditse mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze ku ipaji ya 108, kandi ayo magambo ni amagambo bakwiriye gutuma ibitekerezo byacu bikora cyane, tukumva urwego Imana twifuzaho rwo gukura. Banditse baravuga ngo abantu benshi ngo nabonye ko batazi iki ibyo bintu bisobanuye, ngo ariko ngo bisobanuye ko tugomba kuba dufite imico ya Kristo mu buryo bwuzuye. Mbese burumva atari umurimo ukomeye? Nubwo bwose reka mbabwire, hari igihe mu rugendo rwa Kristo umwanzi amaze kudutega imitego ikomeye. Niba umutego Satani yateze, Satani ameze nkaho nubwo abantu batabyatura, sibyo? Nubwo abantu batabivuga n'amagambo ngo babyature, abantu benshi cyane babumva ibyo bintu bimeze nkaho bidashoboka. Ariko urwo rwego ni rwego Imana yifuzaho abantu bazaba bariho Kristo avuze ngo bigize gute, birarangiye. Rero nari mbabwiye ijambo rivuga ngo mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. Ntago uwo murongo ushaka kuvuga yuko ubwo ngubwo abantu bose bagomba kuba bageze kuri icyo kigero cy'imico ya Kristo yuzuye. Umuntu ukiranuka nk'uko data mu ijuru akiranuka ni umuntu ugendera mu mucyo amaze kugira ngo urasibona. Uwo muntu akiranuka kuko data mu ijuru agize gute, akiranuka. Kuko nta kintu azi yirengagije, sibyo? Imana mu bumenyi bwayo buheranije, mu mucyo ifite mwinshi utagerwa, wose igize gute, iwukiranukamo, sibyo? Iyo umuntu akiranuka mu tuntu, niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo ukiranuka muri biki no mu byinshi yagira gute. Buriya ngaha mu rugendo rwa Kristo rworoheye. Yesu ashimwe. Buriya urugendo rwa Kristo ngaha rworoheye, ni nayo mpamvu igihe ijambo ry'Imana ryagaragazaga abantu bagiye bahamagarwa mu ruzabibu, Mateka 20, muzabona uburyo umuntu wize mu isaha ya nyuma, sibyo? Abaje mu isaha ya mbere batajya bavuga ati uyu nawe umuhaye ibihembo bingana n'iki. Ibuzaroga atari ko murafiki, kuko uriya muntu yakiranutse mu gihe cye, yinjire mu murimo. Rero nshuti bavandimwe, indirimbo iravuga ngo icyampa umuriro waka wajyaga urabagiranira mu bera ba kera, maze ukabagira intwari z'iki, intwari z'Imana. Reka mbabwize ukuri, nzi neza yuko urwego turi ku rwego rwo hasi cyane, ku buryo umuntu atabona uburyo abivuga. Urwego turi rw'ubukristo, reka mbabwize ukuri, turi ku rwego rwo hasi cyane, turacyafite inarigi cyane. Yesu ashimwe. Ariko Imana ikeneye kutugirira neza, kandi kugirirwa neza kwacu bizahera mu kubanza kwemera ko turi abanyantege dukeneye Imana. Kubanza kwemera yuko turi abanyantege nke, ibyo bintu ntumere nkaho uri kubigira impaka, ntibimere nkaho biguteye isoni kubyatura kuri iki, kuri umunyantege. Kuko n'ubundi nubwo wabihisha, Imana yo izi neza yuko turi abanyantege nke cyane. Umuntu uvuga ngo aracyarakazwa n'ubusa, sibyo? Umuntu aracyagira amatiku, umuntu inarige ni yose. Mbese ni ibintu byinshi cyane bigaragaza ko tukiri iki, kwihangana kwacu nako ni guke cyane. Kandi ndajya mbabwire ko icyo kintu ntabwo icyo ngicyo giteye Imana ubwoba. Igiteye Imana ubwoba ni umutima udashobora kwemera yuko ugize gutya, umuntu udashobora kwemera ko ari umunyantege nke kandi akeneye imbaraga y'Imana, ubuntu bw'Imana bwo kumutabara.
buriya imana ntigiterwa ubwoba cyangwa se ngo ibintu bitungure, nta muntu muri kuyitungura, ntawe. Ureka mbabwire, muzi ikintu gitungura imana? Ikintu gitungura imana ni ukubona nka Eric akoze ikintu cyiza. Buriya reka mbabwire, dukeneye guhinduka ku buryo tugera ku rwego rw'uko, reka mbabwire, kimwe mu kintu kizatwereka ko tugeze ku rwego rwo hejuru rwo guhinduka, ni uko umuntu azajya guhemukira. Kuko guhemukira ko abantu bo bazaduhemukira, sibyo? Ni uko umuntu azajya guhemukira, ndabizi yuko uzababara, ariko ugitangira kubabara uhite gutekereza neza, ubwenge ujye ku gihe, usange nta kindi kintu ubundi mwene Adamu yagakwiye kugira ngo kuba yagakora, sibyo? Umutima wa Kristo, maze usange yuko ikintu yari akwiriye gukora koko ni icyo ngicyo, ahubwo utangazwe no kubona umuntu wavutse kwa Adamu akora imirimo yo gukiranuka. Icyo aba cyo kintu kizakigutangaza, naho kubona ngo Yosefu ngo yakoze icyaha. Yesu ashimwe. Ni imitekerereze ihanitse, kandi nuko ubundi Imana yo ni imitekerereze y'Imana nuko imeze. Yibuka ko turi umukungu. Rero Imana irashaka kudutabara cyane kandi ikatuzahura ku rwego rukomeye. Buriya ngiye kubabwira ikintu gikomeye cyane kandi maze iminsi ntekerezaho. Kimwe mu kintu kizababaza umuntu muri uru rugendo, wageze muri uru rugendo, ni umuntu wavuye mu by'isi ntibimuvemo, kandi yaza no mu bintu by'Imana ibyo bintu ntibimugemo neza, sibyo? Umuntu akamera nk'umuntu utambikirije. Yakobo yaravuze ati ab'imitima ibiri, sibyo? Ab'imitima ibiri. Buriya reka mbabwire, dukeneye kuba dufite umutima ukunze Imana, kandi ikindi dukeneye gusaba Imana umutima. Indirimbo yavuze ngo mwami cyampa wa mutima Aburahamu yagize gute? Yahoranye. Umutima ngo wari uri mu mugabo bita Pawulo. Muzi uwo mutima? Kandi nyine iki kigisho cyacu mwabonye ko nabwiye ngo cyavuga ngo Mana ongera ugire gute? Utuvugurure. Hari igitabo Mark Fine rigeze yandika, ni naho natekereje kuri uwo mutwe ngo revive us again. Mana ongera ugire gute? Utuvugurure. Aya ni amagambo tugiye gutekerezaho cyane. Mana icyampa wa mutima Aburahamu yagize gute? Yahoranye. Umutima wari mu mugabo bita Pawulo ukabatera kugira gute? Kwiyumanganya. Mbese muzi umutima wari mu mugabo bita Aburahamu? Aburahamu yari umugabo wumviraga Imana adashidikanyije. Niba amenya ubushake bw'Imana, Aburahamu yashyiraga mu bikorwa. Mbese muri ukuntu yavuye muri Uri y'Abakarudayo, musoma igitabo cy'Abakuru n'Abahanuzi, baravuze ngo yakoze ikintu no muri iyi minsi yacu ngo abantu bake cyane nibo bagishobora. Mbese muri ku mutima wari umugabo wita Pawulo mbabwire, ni abantu byagaragara ko bakunda Imana nta buryarya. Ni abantu byagaragaraga yuko isi bayizi bayirimo, ariko bashaka indi gakondo. Nyamuna kubwira abantu ati dukeneye kujya ku rwego rwo kumva yuko ijuru nta kintu tuzarigurana. Uwo akaba ari umwanzuro umuntu agendana, ukaba uzi neza yuko isaha n'isaha nibigera ku murongo isi izarambura. Reka babwire,
ikagerageza gukora ku kintu cyitwa umushinga w'ubugingo buhoraho ngo igukure mu ntoki, ukaba uzi neza yuko uzafata umwanzuro mwiza, sibyo, utitaye ku buryo ibintu bizagenda. Dukeneye kubaho twumva dufitiye umwanzuro w'ikintu cyitwa ubugingo buhoraho mu mutima wacu, tukumva dukunze Imana. Yesu ashimwe. Impamvu ndi kuvuga iki kintu ni uko nzi neza yuko hari ibihe bigiye kuzaza bikomeye cyane byo kugerageza, ku buryo umuntu utazaba warimenyereje gufatira umwanzuro ibintu bikomeye. Babwire, isi izaduhagurukira, imiryango ihaguruke, umuntu bizaba bidusaba ko dufite imbaraga zikiza z'umutima no kumara amasa. Umutima wari mu Pawulo aravuga ati ibyarinda mu yanjye byose byampindukiye iki? Igihombo. Rero soza, ndabinyuze cyane ngo turebe inararibonye y'umuntu bita Pawulo. Yari yariyeguriye Imana pe amaramaje. Uvuga ati ku bwanjye kubaho ninde? Ni Yesu. Buriya inzandiko za Pawulo ndi kuzisoma navuga nti Imana, nubwo dukeneye gusaba umutima wa Kristo, ariko Pawulo yari afite umutima wa Kristo, kuko yageze ingingo ati mugere ikirenge mucya nk'uko nanjye nakigeze mu cyane cya Yesu Kristo. Pawulo yari yariyeguriye Imana mu mutima we, nta buryarya aryamamo, cyo bita kuba muri Yesu, kugeza ubwo yavuze ati nta kindi kintu ubu njye nkirata keretse iki? Keretse umusaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko ibintu by'isi bimbera nk'ibintu bikubisweho imisumari, nanjye nkabibera nk'umuntu uteye imisumari ndaho. Ikintu cyitwa kwiyegurira Imana bitari ukwiyegurira Imana igice. Ikintu cyitwa kwitanga turagikeneye. Dukeneye gusaba Imana ikatwigisha ikintu cyitwa kugira gute? Kwitanga burundu. Kuko ndabizi ikintu cyitwa kwitanga twifitemo kwitanga igice. Yesu ashimwe. Amagambo mu ntambara ikomeye asigaye dusoza. Icyo kivuga ngo ububyutse bwo muri iki gihe. Mwumva iyo titre, ububyutse bwahe? Buriya ikigisho cyarantangaje ngo ni ububyutse bwa ryari? Ubwo muri iki gihe. Ubu ni ububyutse ngo ni ububyutse bwacu. Ikigisho njya nkiga sinjya ngihaga, ni ikigisho gihora kimbera gishya. Ariko amenshi, paje 332, ariko amenshi mu mavugurura yo muri iyi minsi yagiye arangwa guhabana bikomeye, na kwa kwigaragaza ko ubuntu bw'Imana twakurikiraga imirimo y'abagaragu b'Imana mu bihe bya kera. Ni iby'ukuri k'umurimo wo gukanguka ugurumana hirya no hino. Abantu benshi bavuga ko bahindutse kandi amatoro yuzuyemo abantu benshi, nyamara umusaruro uva muteye ku buryo utashingirwaho ngo umuntu yizere ko habayeho gukura mu by'umwuka guhuje no gukura kw'amatora. Umuriro ugurumana mu gihe gito maze ukazima bidatinze, bityo ugasiga umwijima w'icuraburindi uruta uwariho mbere. Bakomeje bavuga ngo ku muntu wese wahindutse by'ukuri, kugirana isano n'Imana ni ibintu bizagira gute? Bizahoraho. Nibyo bizaba ingingo y'ingenzi mu buzima. Ariko se mu matoro y'ibirangirire yo muri iki gihe niyo hari umwuka wo kwiyegurira Imana? Usanga bizera batararetse ubwibone bwabo ndetse no gukunda iby'isi. Usanga badashaka kwiyanga no kwikorera umusaraba.
kuruta uko bari bameze mbere yuko bahinduka ngo bakurikire Yesu umugwaneza kandi woroheje. Amagambo nashaka cyane, iyobokamana ryahindutse umukino w'abatizera n'abashidikanya kubera ko abantu benshi baryitirira batazi amahame yaryo. Imbaraga yo kubaha Imana isa niyenda gushira mu matorero menshi. Gukora ingendo zo kujya kwishimisha, amakinamico yo mu rusengero, ibitaramo byazatombora, kurimbisha amazu no kwibona byamaze kubuza abantu gutekereza Imana. Amasambu n'ubutunzi ibyo abantu bakora muri iyi si nibyo byuzuye intekerezo z'abantu, maze ibizahoro bigahabwa agaciro gake. Ibizahoro bigahabwa agaciro gake. Ninshaka ndekera rero nshuti bavandimwe, ijambo ry'Imana riba ritubwira ibintu bikomeye, ariko ikintu Imana twifuza ni kimwe, ni uko umuntu wese habaho kongera gutekereza, hakongera kongera kwiyegurira Imana neza, sibyo? Ikintu cyitwa kwiyegurira Imana. Nk'ubu ngubu igihe turimo ni igihe cy'uko umuntu aba umuntu w'Imana cyangwa se ibintu by'Imana umuntu akabivamo, sibyo? Igihe turimo ni icy'uko umuntu aba umuntu w'Imana akaba azi ngo umva ibintu by'Imana nabigiyemo ntameze nk'umuntu uri kwigendera, sibyo? Umuntu akeneye gushaka Imana n'umutima we wose. Ibintu by'Imana umuntu akabibamo yumva bikunze, yumva bishaka, sibyo? Kandi umushinga umwe rukumbi ukaba uvuga ngo ku iherezo nzabona iki? Ubugingo. Niba ngo atari wo mugambi, niyo mpamvu reka mbabwire, ntibona ko tuba tunaririmba ubu, tuba dukwiye gusaba Imana cyane icyo Uwiteka yavuze kuri buri ntamu tukakigendera, kubera yuko buriya no mu bintu by'Imana ibintu byinshi tujyamo, hari igihe uzasanga abantu bazazira ko babaye abakora, sibyo? Icyo cyonyine nacyo kizabahinduza icyari kuba cyiza kuko bakajya kwibanya no mu umuntu ugasanga ari umuntu w'Imana, sibyo? Wenda umuco mwinshi yaragendeyemo yarawukurikizaga, ariko kubera ibintu yiyadukijeho kandi adashaka kuzagendera mu cy'Imana yavuze, sibyo? Mujya kubona abantu benshi baririmba kuri mase byiza, ariko abantu bakaririmba uko Satani ashaka, umurongo w'Imana bakawanga neza. Rero ibintu by'Imana bisaba ngo niba umuntu abigiyemo abigendemo nk'uko Imana yagize gute yabivuze. Imana idushoboze cyane kumva mu by'ukuri dufite umutima uyishaka kandi witeguye kwitanga burundu. Umutima Aburahamu yari afite utarajinjiganyaga cyangwa ushidikanya, umutima Pawulo yari afite wo kwiyegurira Imana burundu, kugeza ubwo avuga ati ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubwo kuronka Yesu, ndetse mbibona nk'iki nk'amase. Imana iduhe mwene uwo mutima kugira ngo tubashe kuba twagiraho umugisha muri iki gihe kidasanzwe. Nzi neza yuko Imana ikeneye abantu bari kuyiyegurira mu buryo bwuzuye, abantu bari gusinyana isezerano n'Imana ryo kwitanga burundu. Reka mbabwire, ndabizi neza ko igihe turimo ari igihe cyo kujijishwa, ndabizi neza ko igihe turimo ari igihe kirimo uruvange rw'ibintu byinshi, ni igihe cy'agahenge. Ndabizi neza yuko umuntu utazongera ngo atekereze neza, atekereze ku bihe tugiye kwinjiramo. Isaha tugiye kwinjiramo izamutungura. Ndabizi neza ko dukeneye kongera gutuza umuntu wese ku giti cye agashaka Imana, kandi akiga ikintu cyitwa kwitanga burundu. Ndabizi neza ko umuntu wese iyo narayibonye ubu ayikeneye, kuko iminsi ni mibi. Uwiteka duhe gutekereza neza, tutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo tugende nk'abanyabwenge, ducunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nibyo mbasabye kandi nanjye mbisabira mu izina rya Yesu, amen. Kadusenge.
Imana ikomeye kandi Imana idukunda, turagushimiye turaguhimbaza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ukuntu uri umwami ukomeye, tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana ongera utuvugurure, ntabwo dushobora kwigira shyashya, turi babi, twaragambiriye, twasubiye inyuma, twakoze bibi byangwa n'amaso yawe, twarateshutse, ariko tugusabiye umutima ugushaka, umutima ugufitiye inyota, umutima wongera kugirira inyota ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe niryo rifite imbaraga yo kuduhindura. Uduhe gukunda ijambo ryawe, uduhe gukunda ibihe byo kwigamo ijambo ryawe, kuko ari cyo gikoresho cyonyine gishobora kuduhindura ku ishusho yawe. Ibihe turimo ni ibihe bidasanzwe. Ubwo wadutoranyirije gukora uyu murimo w'uburirimbyi, umurimo abamarayika bakora, umurimo uzakomeza gukorwa mu gihe indi yose izaba yahagaze, uduhe kuwukora nk'uko wifuza ko tuwukora, kugira ngo uzafashe imitima y'abazumva ibihimbano by'umwuka byacu, kandi natwe ibyo bihimbano bizabanze biduhindure. Ni ukuri turagusabye ngo uko twese duhurira muri Remnant nk'uko izina koko riri, uzaduhe kuririmbira no muri Yerusalemu nshya. Amahoro n'ubuntu utanga guheze kubana natwe, kandi iri jambo ryawe tumaze kwiga, reka buri muntu wese agomeze kuritekerezaho, aryumvire ku murongo waryo. Wongera utuvugurure, kandi uduhe umutima ugushaka, ufite kukwiyegurira byimazeyo burundu, umaramaje kugushaka no kugukunda. Ni mu izina rya Yesu Kristo wacu tubisabye, amen.